iki ngiki ni igice cya gatatu ndetse akaba ari igice gikurikira finali, ariko nanone mbere y'uko dutangira reka mbanze nshimire buri muntu wese wakanze subscribe hano ku nkuru yacu, ndetse nshimire na buri muntu wese ujya muri komenti agasigamo igitekerezo cyangwa se udutima mu buryo bwo kutwereka yuko adukunda, ndetse mbibutsa yuko mudahari nanjye ntago naba ndi hano kubera yuko ngiye mari ku bwanyu. Mureke rero twikomereze n'igice cyacu cya gatatu. Barakwereka rwose hano mama wa Lucas yari arimo kumushimira avuga ati mwana wanjye wakoze witwaye neza rwose, ati ubutaha nujya ubona uriya mugabo cyangwa se uriya musore ati rwose uzajye wihisha. Ariko n'akana gatekereza atari ko se ni iki kidasanzwe mama wanjye aba ari kumisha ku byerekeye uriya musore, cyangwa se ni irihe banga mama wanjye aba ari kumisha. Akana nako rwose kari hano ntabwo kahita gatekereza yuko rwose ari papa wako, kaba kazi yuko rwose ari bya bindi by'abana n'ababyeyi. Kumbe barakwereka umusore bari bazi ngo nawe yagiye. Umusore yari ari aho ngaho arimo kwitegereza, ndetse isura y'umwana w'uyu mukobwa ngo ni Ana yarayibonye neza neza, ahita abona yuko ari wa mwana we, ndetse ngira ngo nawe azi ifoto bamufotoye akiri umwana. Yahise abona yuko urera umwana we cyangwa se mama w'umwana we ari uyu mukobwa ngo ni Ana. Barakwereka umusore muri ako kanya yagiye mu modoka ahita ahamagara avuga ati rwose nkorera iperereza kuri Ana, umenyere amakuru ye ndetse umenyere rwose muri iyi minsi 3 uze kuba wamaye amakuru yuzuye ku buzima bw'uriya mukobwa ngo ni Ana. Ati ikindi kandi umushakire ku buzima bwe bwahashize ndetse usubire inyuma cyane mbere yuko abyara n'uriya mwana. Ubanza uyu musore ibyo ngibyo ari kubibwira abasore bamukorera cyangwa se abakozi be. Barakwereka rwose Ethan aho ngaho nyuma yuko abonye uriya mwana akamenya yuko umwana ari uwe, yahise ashaka gukora iperereza kuri ya mukobwa. Ariko nanone avuga ati Ana, ese ni irihe banga waba urimo kumisha cyangwa se ni irihe banga waba uhishe? Umusore nawe bikamucanga nawe kandi ari wowe wahita wibaza ati se gute bishoboka yuko nabyaranye n'abantu babiri bose batandukanye? Niba uzi yuko umuntu mutigeze muryamana gute wakiyumvisha yuko umuntu yabyaye umwana wawe? Barakwereka Ana yaje hano yikomereza akazi ke nk'ibisanzwe. Akana gato ka Nancy kari hano karamubwiye ati rwose agakufe kanjye cyangwa se Shanette nambara ati yarabuze. Ana aranje abaza akana ati none se ati rwose waba warayisize kuri kindergarten? Akana karanje karavuga ati oya, ati rwose yabuze twavuyeyo, ati ngira ngo igihe mwavaga ku bitaro nibwo nayitaye, ati rwose nari nagize ubwoba bwo kukubwira yuko nayitaye. Umva rwose akana kari aha ngaha ngira ngo ubu ngubu ibibazo byose kagize na wundi kabibwira n'uyu nguyu ukabereye umukozi ndetse ari nawe mama w'aka kana. Arangije aravuga ati rero niba yaratakaye ati rwose nta mpamvu yo kugira ubwoba bwo kubimbwira, ati ndetse nta nubwo ari amakosa yawe, ati ahari papa azagushakira akandi, ati rwose ntugire ikibazo. Akana karangije karavuga ati okay, ati rwose nta kibazo, ati nari nzi yuko uri buze kundakarira kubera yuko nawe utaye. Ati oya mwana wanjye, ati wowe ryama gusa, nyine aba ari kukitaho rwose nk'uko kabyifuza. Icyo atazi nuko rwose uyu nguyu ari umwana we, ndetse akomeza yifuza ati iyo usa umwana wanjye angana nk'uyu nguyu, ati rwose niwe nakabaye ndi gukorera ibi ngibi. Icyo atazi nuko n'ubundi uwo arimo kubikora cyangwa se umwana arimo gusinziriza hano ari umwana we. Akomeza avuga ati rwose ikintu kimwe cyonyine mfite, ati nicyo kintu kimwe cyonyine nari mfite wumve, ati rwose iyo biriya byose bitaza kuba, ati cyangwa se biriya byose byabaye iyo bitaza kuba, ati se ubu ngubu nakabaye meze ne cyangwa se nakabaye ndi hehe? Ati nakifuje yuko nakabaye ndi kumwe nawe, ati biriya byose bitarabaye. Ngira ngo ni umukobwa rwose hano aba ari gutekereza igihe cyose. Arakoreka muri ako kanya telefone yaramuhamagaye. Telefone mu kumuhamagara yumva rwose barimo kuvuga gusa atabumva neza. Arangije aravuga ati yego rwose, ati ni njyewe Ana. Arangije baravuga ati ni Ana, ati rwose wa mwana wavugaga cyangwa se muri ba bana bari kwadobutwa, ati rwose waza ukareba hano hari abana bari babonetse kuri polisi, ukaza ukaba wareba niba nta mwana wawe urimo mbere yuko rwose abana bari aha ngaha babatwara. Umukobwa arangije aravuga ati se niko bimeze? Ati cyane rwose hano hari abana b'abakobwa waza ukarebamo niba wabonamo uwawe. Arangije aravuga ati cyane rwose ntabwo ndi buze gutinda ngiye guhitanza. Bivuze ngo uyu mukobwa ahuza ibirego kuri polisi ashaka umwana we. Urebe ngo umwana we arajya kumushaka ndetse arirwa yiruka ahantu hose, ariko nanone umwana we bari kumwe aha ngaha ndetse abamusiza aha. Atekereza hano ati nyuma y'imyaka myinshi umwana wanjye abuze, atereka nizere ko noneho kuri iyi nshuro cyangwa se kuri iki gihe noneho ngiye kumubona
kuri polisi nibo bamuhamagaye bigaragara yuko rwose yatanze ikirego, ndetse yitegereje inyuma abona n'akana gatoya ka Nancy ashinzwe hano kuba yakitaho kasinziriye, ahita yirukanka ngo ajye kuri polisi. Barakwereka umukobwa hano yafashe imodoka, feri ya mbere rwose nta handi yagombaga kuza atari kuri polisi, ndetse ngo hano hari abana batoya abantu baba bagiye kwa dogita bakabanza bakabacisha hano kuri polisi kugira ngo babyemeze yuko abo bana batigeze babura cyangwa se nta kibazo na kimwe bafite. Baranje bamubwira ati irebere mu byandiko biri aha ngaha, ati rwose utubabarire yuko nta kintu na kimwe twabashije kubona tugendera rwose kuri DNA waduhaye cyangwa se ku maraso cyangwa ku bipimo by'amaraso byawe waduhaye. Umukobwa disi yarazi ngo hano kuri polisi nibura hari ikintu baba babonye ku byerekeye abana be, ariko ibigaragara nuko abapolisi nta kintu na kimwe bigeze babona. Umukobwa rwose yafashe ibipapuro biri aha ngaha cyangwa se amadokima ari aha ngaha kuri polisi, atangira kuba yayacishamo amaso agira ngo arebe niba rwose mu bana bari aha ngaha hari ufite aho ahuriye nawe cyangwa se hari uwo bahuje. Avuga ati rwose twakomeje kureba umupolisi uraha, ati ndetse twakomeje gushakisha tugira ngo turebe yuko twabona umukobwa wawe, ati ariko mu bana bose babonetse ntabwo umukobwa wawe arimo. Umukobwa disi dore hano ngo amarira aramanuka, ndetse atangira kwiheba avuga yuko atazigera abona umwana we. Icyo atazi nuko umwana we aje gushaka hano kuri polisi amusize mu rugo amusinzirije. Barakwereka hano rwose yatangiye kurira, ariko nanone arifata nk'umuntu mukuru. Arangije avuga ati nta kibazo, ati rwose ndakiyizeye, ati ndetse umwana wanjye nzamubona ndabizi neza, nta mpamvu rwose yo guhangayika. Ibyo ngibyo nibyo Ana arimo gutekereza, ndetse arangije abwira umupolisi ati murakoze, ati rwose mu gihe nyitegereje ntabwo nzigera ndambirwa, ati ndetse nanjye nizeye imikorere yanyu, ndabizi neza yuko umukobwa wanjye muzamubona, ati ikindi kandi ntabwo nzigera mva ku izima. Umupolisi arangije amubwira ati nta kibazo, ati rwose ikindi gihe wowe uzaze hano urebe mu bana babonetse. Barakwereka atangiye kwitegereza utwana turi hariya tw'udukobwa polisi iba yabonye, turiya n'utwana tuba twarabuze. Akibaza ati nanjye iyo usa umwana wanjye akiriho, ati yakabaye ameze nka turiya twana tw'udukobwa. Hano anabyara murenze atangira gukunja ingumi, ari nako rwose yibaza ati se umwana wanjye nzagira amahirwe yo kuba namubona? Wibuke umwana we nta nubwo yamenya ngo isura ye arasate, kuko akana bagateruye kakiri agahinja. Barakwereka akimara kuva aho ngaho kuri polisi yahise yisubira mu rugo rwose hano nk'ibisanzwe ngo ajye kwita kuri wa mwana yitaho, ndetse akana hano yari avuye kukitaho mu gitondo. Avuga ati rwose nizere yuko witeguye, ugomba kujya ku ishuri. Barakwereka umukozi wo mu rugo hano yaje yirukankana wa mukufi, avuga ati oya, ati rwose mube muretse kugenda muhagarare, ati rwose hano hari umukufi wa Nancy ndetse yari yawutaye. Kumbe akana wa mukufi kavugaga kataye umukozi hano yarawuzanye. Ati Nancy, ati kubera iki wibagiwe umukufi wawe? Barakwereka Ana mu kwitegereza umukufi uri aha ngaha, wibuke nawe umwana we w'umuhungu umukufi we yarawutaye. Ikindi kandi uyu mukufi n'umwe, ntago Ana nk'umuntu uwutunze imyaka 4 igera kuri 5 yawibagirwa. Barakwereka muri ako kanya akana kahise kawambara vuba vuba. Akana karangije karavuga ati narinzi yuko umukufi wanjye wabuze. Barakwereka ndetse hana akana katangiye kuwitegereza, ariko nanone na Ana awitegereza abona umukufi awuzi cyangwa se hari ahantu awuzi. Akana hano gakomeza gakora ku mukufi, bibuke aka kana nako kamaze kuwufata bakabwiye yuko ari uwo musaza wako. Hano anarangije avuga ati ariko se uyu mukufi si uwari ukase cyangwa se si uw'umuhungu wanjye? Barakwereka undi mukozi wo mu rugo aha ngaha yahise awambika aka kana k'agakobwa, ndetse gahita gafata Ana uri aha ngaha kavuga ati misimira, ati rwose tugende tujye ku ishuri, ati se ntabwo turi buze gukererwa cyangwa se ntabwo ndi buze gukererwa, ati rwose tugende. Gusa nanone akana kari aha ngaha karangije karamusaba ati se misimira, ati rwose wanyemerera nkazajya nkwita mama wanjye? Kumbe uri aha ngaha we ubwonko bwe bubusa nk'ubwagiye kure rwose, hari ibindi arimo kwitegereza. Akana kakavuga ati misimira we, ati cyangwa se Miss Ana, ati se ntago urimo kunyumva? Uyu nguyu rwose yari yagiye kure yibaza ukuntu umwana we cyangwa se umukufi w'umwana we waba warageze muri uru rugo. Arangije avuga ati wakana we, ati rwose sinzi niba ibyo bintu ari byiza cyangwa se iwanyu bawo bikunda, ati se ubundi Nancy, ati uyu mukufi ati n'uwawe, ati ko mbona wagira ngo uyu mukufi ndawuzi.
Mwibuke utwana two ntago tujya tubeshya. Akana karangije karavuga ati rwose uyu mukufe ni papa wanjye wawumaye. Ati ndetse iminsi 2 ishize nibwo yawumaye. Ati yarambwiye ngo uyu mukufe wari ufitwe na musaza wanjye cyangwa se n'uw'umuvandimwe wanjye w'umuhungu. Ati rero yarawumaye ngo mbe mwambaye mu gihe akirimo kumushaka. Wumve Ana yahise abimenya yuko rwose uyu musore yamaze kumenya yuko afite umwana w'umuhungu, ariko nanone ntago aramenya yuko uyu mwana w'umukobwa uri ahangaha nawe ari uwe. Gusa icyo abashije kumenya nuko rwose uriya musore ngo ni Ethan ari gushaka umwana we w'umuhungu. Yarabyumvishe hano araje aravuga ati ntabwo yahita abwira Akana yuko uyu mukufe ari uwande, ari uw'umuhungu. Gusa muri ako kanya yitegereje ku foto iri aho ngaho ku ruhande, abona ni ifoto y'umwana we neza neza. Mwumve hano Ana rwose yahise yikanga kubona ifoto y'umwana we muri urugo. Gusa icyo atazi nuko rwose ari yuya musore ngo ninde ni Ethan. Yaravuze ati se gute bishoboka? Ati Lucas umwana wanjye yaba yarageze ahangaha gute? Akana karangije karavuga ati Miss Mira, ati cyangwa se Miss Ana, kubera iki urimo kwitegereza iriya foto cyane? Ati none se Nancy, ati rwose uriya uri hariya ku iriya foto, ati uriya yaba arinde. Ari kugira ngo yumve rwose kaka kana ngo ni Nancy kaba kazi Lucas umuhungu we yeketse yuko ari umuhungu we. Akana karangije karavuga ati uriya ni papa wanjye rwose akiri umwana. Ana nawe yahise avuga ati yewe uzi ko basa neza neza 100%. Ati rwose Lucas umuhungu wanjye arasa nka se akiri umwana, ndetse ubu ngubu amaze kubimenya yuko aramutse azanye umuhungu we hano bose bahita babivumbura yuko ari nde, ari uriya musore. Arangije avuga ati Ethan agombe kuba atarabona umuhungu we, ariko nanone kubera yuko basa neza amubonye yahita amumenya. Hano uyu nguyu ubwo ahise abimenya, bivuze ngo nawe nago azigera akora ikosa yo kuzana umuhungu we hano. Icyo atazi nuko nubundi Ethan yasoje kumubona. Akana karangije karavuga ati rwose ati se urabona papa wanjye akiri mutoya atari mwiza? Hano Ana nawe arangije aravuga ati yego rwose papa akiri mutoya ati ari mwiza. Ati rwose amasari kugenda wa mwana we, ati tugende ujye kwiga. Gusa Kana mukanya kamubaje ati none se Miss Ana we, ati najya nkwita mama wanjye niba ntacyo bigutwaye? Gusa Ana hano rwose yari yibereye mu bye, ntago yigeze asubiza Akana. Barakoreka twigarukiye hano ku nyubako ndende, nta wundi wari uyirimo imbere usibye Ethan rwose. Barakoreka muri ako kanya umukozi we yaje avuga ati Miss Ova, ati rwose dore ibimenyetso cyangwa se amakuru icyo agaragaza hano. Wibuke ejo bundi yabwiye abakozi be ngo bamukorere iperereza kuri nde kuri uriya Ana. Umukozi hano yaje amubwira ati rwose imyaka 4 ishize ati Ana yabyaye abana 2 b'impanga. Ati ndetse Ana wibuke yakoraga iki? Yakoraga akazi ko kuba yakora delivery. Ati rero nyuma yuko abyaye abana, ati rwose umwana we w'umukobwa baramwibye baramutwara. Ati ndetse papa w'uwo mwana we w'umuhungu asigaranye cyangwa se papa wabo bana be nago azwi muri record, nago agaragaramo. Umusore bivuze ngo kuva amenye yuko rwose papa wabariye abana atazwi, na wundi ugomba kuba ari papa wabariye abana uyu musore ubwe ku giti cye. Barakoreka muri ako kanya yahise abona akanda ahangaha, ubanza akakari ahangaha karimo amafoto. Arangije amubwira ati rwose ayo ngayo arimo aho ngaho, ati ni amafoto ya Ana ndetse n'umuhungu. Ariko nanone amenye amakuru yuko Ana yabyaye abana 2 b'impanga, hanyuma umwana w'umukobwa bakaza kumwiba, Ana agasigarana umwana w'umuhungu. Urebe ese uyu nguyu Ethan we ari buze kuba yabasha kuvumbura yuko Ana ari we wabyaye na kariya kana arera hariya uriya mukobwa ngo ni Bianca yibye? Barakoreka muri ako kanya rwose nawe yari afite amatsiko yo kuba yareba amafoto y'umwana wa nyawe wandi wa Ana. Barakoreka umusore aho ngaho yahise akuramo amafoto. Gusa mu kwitegereza tuzi neza niba amafoto ariho asa n'ayakakana. Arangije avuga ati se urabizi neza yuko izi dokima zigaragaza neza umwana w'umuhungu wa Ana? Yitegereje abona ifoto ni ya yindi. Ati cyane rwose niko bimeze, uyu nguyu niwe mwana wa Ana ndetse aya ngaya niyo makuru twabashije kubona. Ati ikindi kandi ati umwana wa Ana ibyo ngibyo twabikuye aho yiga cyangwa se ku kigo cy'uwo mwana. Ati ndetse n'ubu ngubu uwo mwana aba ari ku ishuri. Ati ndetse mu gitondo Ana azana umwana ku ishuri agahita aza mu kazi nk'ibisanzwe. Umusore urahangaha aramubwira ati rwose itegure. Ati nako iburetse. Barakurika sinzi ikintu umusore yahise atekereza aho ngaho. Arangije avuga ati genda utegure imodoka. Ati ngiye nawe tugiye kugenda tujye kuzana uwo mwana ku ishuri. Ubanza uyu musore ashaka kujya gufata umwana, kandi Ana icyo adashaka nuko umwana we bamumutwara. Akaba ari nayo mpamvu imwe yonyine yanze kubwira uyu musore yuko
Lucas ari umwana we kuko atekereza yuko abangaba ari abakire ndetse bashobora guhita bamutwaye umwana. Umukozi uri ahangaha arangije avuga ati none se nyakubahwa, ati rwose tubanze tubimenyeshe mwarimu yuko tugiye kujya gufata umwana kugira ngo abe yahamagara na mama w'uwo mwana azi. Umusore arangije avuga ati oya, ati iryo kosa ryo ntago twarikora ryo kuba twabwira mama w'umwana yuko tugiye gufata umwana we. Ati tegura imodoka rwose tugende. Ati ndetse mama wa Lucas nta kintu rwose ari buze kubimenya nyuma umwana twamutwaye. Umusore ko nanone yibaza ati nyuma y'iki gihe cyose gute ibingibi byaba bishoboka. Ati gute nigeze menya neza yuko hari ikintu bari barimo kumisha cyangwa se hari ikintu nigeze menya. Ati ndaza kubimenya neza nikorera ibipimo cyangwa se nipimisha nkamenya neza niba aba bana bombi aho baba bahuriye cyangwa se niba ari abanjye. Umusore nawe icyo abashije kumenya nuko uriya Lucas ari umwana we, ariko nanone aracyafite urujijo ndetse anakeka yuko rwose aba bana bose baba bafite aho bahuriye na Anna. Arakwereka feri ya mbere yaje kureba akana hano ku ishuri. Umusore yasangize rwose akana ahangaha kaba kari ahangaha rwose gategereje yuko mama wako aza kugafata, abandi bana baba batashye. Arakwereka umusore yaje ahangaha rwose baba bamuze abayobozi baha ndetse umwarimu arangije avuga ati Mr. Hova, ati rwose ni iki kikugenza hano ku kigo cyacu. Ati nigeze kumva uvuga yuko Lucas rwose ugiye kuza kumufata. Umusore arangije avuga ati rero situation y'aka kanya, ati rwose Lucas ntago ameze neza ngomba kumutwara nkajya kumwitaho. Ngira ngo n'uyu musore yamaze kubimenya yuko uyu mwana arwaye. Arangije aravuga ati yego rwose Lucas afite ikibazo cy'umutima, ati ndetse indwara ye igeze kure, ikindi akeneye kuba yabarwa. Ati ariko mama we nta kintu na kimwe abasha kubikoraho. Uwo ni umwarimu uri ahangaha. Ati ndetse mama we buri munsi amuzana ahangaha akaza kumufata rwose akerewe. Ngira ngo akazi kaba kamubanye kenshi ntago abona umwanya wo kumwitaho neza nk'uko bihagije. Umusore hano byahise bimubabaza kumva yuko Anna cyangwa se mama w'umwana we atabasha kumwitaho, ariko nawe ntago arumva uburyo uyu mwana yamubyayemo ndetse akaba ari nabo wabyaye uriye ngo ni Nancy. Barakoreka muri ako kanya umusore yatangiye kuvuga ati umwana wanjye rero ntago ndibuze gutuma atinda ahangaha cyangwa se aguma ahangaha. Yahise abwira akana kari ahangaha ati mwana muto, ati vayo ujyane nanjye. Akana karangije karavuga ati oya, ati njyewe ntago ndibuze kujyana nawe. Aka kana nako uyu musore karamuzi ndetse mama wako yarakabwiye ati nujya ubona uyu musore ujye umwihisha. Umusore arangije avuga ati ariko ni njyewe papa wawe. Akana karangije karavuga ati oya, ati rwose mama yambwiye yuko papa wanjye yagiye cyangwa se papa wanjye yagiye ku isafari ahantu kure cyane, rero wowe ntago waba uri papa wanjye. Akana rwose hano kamutsembeye kavuga ati wowe ntago waba uri papa wanjye, ati papa wanjye yagiye ku isafari ahantu kure cyane. Umusore yabonye akana kari ahangaha rwose kugatwara bitari buze koroha. Arangije aca bugufi arakabwira ati wa mwana we, ati rwose ni njye papa wawe. Umwarimu uri ahangaha nawe yumiwe ukuntu rwose Mr. Hova yaba yarabyaranye umwana nande na Anna. Ati ndetse ndashaka kuba nagumana nawe cyangwa se ngo wowe ungume iruhande ku buryo nta kibazo na kimwe uzongera kuba wagira. Ati se none ntago uri buze ngo ngutware mu rugo? Akana ati oya, ati rwose ntago ndi buze kujyana nawe. Umwarimu uri ahangaha avuga ati rwose Mr. Hova wa mwana we, ati ari buze kukwitaho. Ariko nanone arangije abaza Mr. Hova ati none se Mr. Hova, ati ubundi urumva twebwe nk'ishuri turaza kukureka ugatwara umwana nta kintu kigaragaza yuko uri papa w'uyu mwana? Ati urumva aho ngaho mama w'umwana atazajya kuturega avuga yuko twamugurishirije umwana cyangwa se twatanze umwana we mu buryo butemewe? Wumve barakwereka Anna nawe rwose yarari hano ari kurwana no kwambara inkweto ndetse arakikorera ka kazi ke ko kuderivaringa ibintu iyo yavuye mu rugo rwo kwa Hova kuba yakita kuri ya mwana. Ngira ngo murabibona hano ku kamoto ke rwose abahetseho imizigo inyuma. Barakoreka muri ako kanya yahise ahamagara hehe, yahise ahamagara ku ishuri ndetse yari yakiriwe kuba yajya gufata umwana. Arakoreka agihamagara mwarimu yahize amwitaba avuga ati yego mama wa Lucas we, ati ndakumva neza ndetse ni mwarimu murimo kuvugana. Arangije aravuga ati rero ndagusaba imbabazi, ati rwose ndabizi yuko mba nakugoye, ati ariko ngiye kuza nirukanka nze mfate umwana, ati nabanje guca ku bitaro rwose kugira ngo mufatire imiti. Umwarimu uri hano arangije amubwira ati ati ndabyumva, ati ariko nanone papa wa Lucas yarari ahangaha ndetse aravuga yuko yaje kumufata. Umukobwa yahise yikanga kumva yuko papa w'umwana ari aho ngaho, avuga ati se gute byaba bishoboka? Ati papa wa Lucas, ati papa wa Lucas se kandi wuhe?
ati cyane rwose, ati papa wa Lucas ari hano Mr. Hova, ati ndetse yaje gufata umuhungu we. Umukobwa ntabwo yarabizi yuko uriya musore ngo ni Ethan yabimenye, ndetse yahise yumva yuko umusore tayari yagiye gufata umwana we. Umusore hano yakomeje abwira akana ibintu byinshi ndetse arimo no kugashuka, akabwira ati noneho se ubu ngubu ntabwo ubyemeye yuko ndi papa wawe. Barakwereka umukobwa hano yatangiye kumva n'ijwi rye, ahita amenya yuko koko umusore yagezeyo. Arangije atangira kumva ameze nk'uri kurota, avuga ati se koko byanyabyo aje kumufata. Ati rwose oya, ati nimuze gutuma ibyo ngibyo biba, ati nanjye ndi mu nzira ndikuza, ati rwose nuze gutuma hari umuntu untwarira umwana cyangwa se hari ugerageza gutwara umwana wanjye. Umukobwa hano yahise apanika acyumva yuko umusore yamenye yuko umwana ari uwe ndetse ari ku ishuri yagiye kumufata. Barakwereka yahise yatsa moto vuba vuba kugira ngo yirukanke agereyo. Uriya musore ataratwara uriya mwana kuko arabizi yuko barabamutwaye nabakire kugira ngo amubambure byagorana. Barakwereka umusore nawe hano rwose yari ari gushuka akana kabwira ibintu byinshi, avuga ati mwana wanjye rwose ndibuze kukwitaho nugira ikibazo. Barakwereka umwarimu uri aha ngaha yaravuze ati Mr. Hova, ati rwose mama wa Lucas aravuze ngo ntabwo uri buze gutwara uyu mwana, ati ndetse ari buze kuba ashyitse hano mu kanya, ati rero urumva byaba byiza dutegereje rwose mama wa Lucas. Umusore uri aha ngaha aravuga ati oya, ati ntabwo ari ngombwa rwose ngo tumutegereze, kuva njyewe ndaha ngaha ngomba gutwara umuhungu wanjye Lucas. Umusore urahanga nta n'ikintu rwose ashaka kuganira na Ana, ndetse yumvise yuko ngo Ana aba yasize umwana ahangaha aza kumufata akeriwe, ahita yumva rwose umukobwa ameze nkaho atita ku mwana we ndetse anamufata nabi. Umusore aranje avuga ati ninjye papa w'uyu mwana byanyabyo. Akana nako kamukubita ati rwose ndakwanze, ati ndekura nshyira hasi wowe ntabwo uri papa wanjye, ati ndeka rwose ndeka nigendere. Umusore avuga ati wa mwana we tuza rwose, ati uraza kubimenya neza yuko ndi papa wawe. Akana kakomeje kamubwira ati ndeka, ati ndashaka kwisangira mama, ati wa musore rwose ndekura. Ndetse n'umwarimu avuga ati ariko wagombaga gutegereza mama w'umwana akabanza yashyika ahangaha. Barakwereka umwarimu ataragira hajya ngo akurikire uriya musore ngo ni Ethan. Hano umukozi we yahise mwitegereza avuga ati we uri kumva Mr. Hova yaba aje hano kwiba umwana, ati uriya mwana nuwe byanyabyo, ati ndetse Misimira we cyangwa se Ana nashyika ahangaha, ati rwose uze kumubwira aze kwihurira na Mr. Hova. Barakwereka muri ako kanya bahise bagenda, umwarimu nawe arumbirwa, ntabwo yumva ukuntu ibi bintu byaba byumvikana umukire nk'uyu nguyu yaba yarabyaranye na mama w'uyu mwana kandi azi mama w'uyu mwana ndetse azi n'akazi yikorera kari aho ngaho gasanzwe. Barakwereka Ethan hano yahise ashyira akana mu modoka, ndetse Ana nawe ari kuri moto arimo kuza yirukanka agira ngo asange umwana we bataramutwara. Ese arasanga abangaba bakira ahangaha kandi umwana bamaze kumushyira mu modoka? Barakwereka Ethan yashize umwana mu modoka inyuma aho ngaho, ndetse nawe ahita azamo hano imbere. Birumvikana yuko rwose ubu ngubu bagiye, ndetse ntabwo mama w'umwana ari buze gusanga agihari. Akana ariko kakomeje kavuga ati rwose munkure muri iyi modoka yanyu, ati njye ndashaka kuba nakisangira mama wanjye, ati ndakwinginze nkura muri iyi modoka. Umusore avuga ati wakana rwose, ati rekera aho ngaho kwitwara gutyo, ati rwose uraza kugera aho ngaho umenyere. Umusore ariko nanone avuga ati uyu mwana neza neza arasa nkanjye nkiri mutoya. Ibuka nawe afite amafoto ye akiri umwana, ndetse uyarebye utazi yuko ari abantu babiri wahita ugira ngo rwose ni aka kana. Akana kabonye umusore uri ahangaha adashaka kukumva gahita kajya ku ruhande rwose karirakaza. Umusore arangije akabwira ati wa mwana we, ati rwose ni njyewe papa wawe, ati ndetse ntugire ikibazo ntabwo ndi buze kukubabaza, ati banyita Ethan. Akana karangije karavuga ati none se koko byanyabyo ni wowe Ethan? Ubanza mama wako yarakabwiye izina rya papa wako? Akana karangije karavuga ati tuzi ko koko ashobora kuba ari we, ati ariko nanone mama yarambwiye ngo Ethan, ati rwose ni umugabo mubi cyane, ati ndetse yigeze guhohotera mama wanjye mu gihe cyahashize, ati rero ngomba ko kwirinda rero niba ari wowe bita Ethan, ati mama wanjye yarambwiye ngo umugabo bita Ethan ni umuntu mubi. Umusore arangije avuga ati se kandi ibi ngibi ni ibiki? Gute umukobwa yaba yarambwiye umwana we nka gutya cyangwa se umwana wanjye yaramubwiye ibi bintu? Akana karangije karavuga ati ubushize, ati rwose ukimara kugenda uvuye ku bitaro uri kuvugana na mama wanjye, ati wamaze kugenda mama wanjye ararira, ati rero nahise mbimenya yuko uri umuntu mubi rwose, ati buri gihe mama wanjye iyo muhuye cyangwa se iyo akubonye ararira, ati none urumva utari umuntu mubi kuri mama wanjye? Ati none niba utari umuntu mubi kuri mama wanjye kuki iyo mama wanjye akubonye arira? Akana nako hano kakomeje kabivuga kanarira ubona yuko rwose kamurakariye.
umusore nawe akibuka koko ubwo yahuraga n'umukobwa, akibuka nta kintu kibi yigeze amukorera, ariko akana kavuga ati wowe ati rwose wahohoteye mama wanjye, ati ndetse iyo muhuye ararira, ati niwe muntu ujya umubabaza. Akana nako hano katangiye kurira kavuga ati rwose ntabwo ngomba kugendana n'umugabo mubi nkawe. Barakwereka umusore yabonye akana hano gafite ubwoba, arangira avuga ati mama wawe ati nta na rimwe nigeze muhohotera, ati ndetse nta nubwo nigeze mufata nabi, ati ikindi kandi ndagusezeranya ati ndibuze gusaba imbabazi mama wawe, ati sibyo. Akana karanje karavuga ati none niba uri buze kumusaba imbabazi kubera iki urimo kuntwara, ati uri kumva nanone ibyo byo bitari buze kumuriza. Nanjye aravuga ati ariko ndimo kugutwara mu rugo. Akana karahanga rwose kabaza amagambo nk'ay'abantu bakuru, ndetse nta nubwo karimo kubyumva ukuntu barimo kugatwara. Barakwereka ubanza karageze aho ngaho karabyemera, ndetse akazana avuga ati ahangaha ati rwose niho mu rugo iwanyu, ati ndetse niho ugiye kujya. Akana kibaniraga na mama wako rwose ahantu muri chambrette mu nzu y'icyumba kimwe, none kageze hano muri villa, inyubako nini ndetse cyane. Barakwereka mama Ethan yari kuvuga ati se uwo mwana ninde, gusa mu kwitegereza neza ahita avuga ati kumbe ni wa mwuzukuru wanjye, ati neza neza isura ni nk'iyawe ukiri umwana, ati uyu nguyu niwe mwuzukuruza wanjye rwose, cyangwa se niwe mwuzukuru wanjye nari nyine. Akana nako karanje karavuga ati nyogokuru, ati rwose nagushuhuje. Akana disika kibereyeho mu buzima, umuntu wenyine kazi ari mama wako ndetse n'abarimu bako. Aranje avuga ati mbega umwana mwiza, ati twari tugutegereje igihe kinini, ati rero ni byiza rwose ubwo uri hano, ati nyogokuru agiye kukwitaho ndetse agutembereze inzu yose, nibura ubungubu ubwo uyu mwana ari ahangaha ni ukuvuga ngo ubuzima bwe buratekanye, ndetse abangaba bo bafite n'ubushobozi bwo kuba bamuvuza, ntabwo ari amafaranga bayabura kandi ari amafaranga bahemba umukozi wabo. Barakwereka muri ako kanya umusore yasigaye ahangaha, ariko nanone agira ibyo afata hano abiha umukozi we, avuga ati rwose fata ibi ngibi, ati ujye kunkorera ibipimo, ati ndetse ikindi aho ngaho ati harimo buri kimwe cyose bari bukeneye kugira ngo bakore ibipimo. Barakwereka uyu nguyu yahise avuga ati murakoze cyane rwose nyakubahwa, ati reka mbitware. Aranje amubwira ati uburetse, ati ikindi ugomba kumenya aho ngaho, ubwo uwo ni Ethan ari kubwira umukozi we, ati nago aho ngaho harimo ibipimo byanjye na Lucas gusa, cyangwa se nago harimo icyo bari buze gupima kivuye kuri Lucas nanjye, ati harimo icya Anna, Lucas ndetse na Nancy, ati twese turimo aho ngaho, ati rero genda umpimishirize umbwire aho bihurira. Bivuze ngo Ethan nawe yamaze gukeka yuko uriya mukobwa Anna ashobora kuba ari we wabyaye na karakana k'agakobwa ngo ni Nancy. Niyo mpamvu agiye gupimisha Nancy arebe ese Nancy koko yaba ari umwana we, gute Nancy ari umwana we, n'uyu nguyu Ethan akaba cyangwa se Lucas akaba ari umwana we, ati cyangwa se baba bahuriye he na Anna, ikindi Bianca we abizamo ati. Barakwereka Anna yamaze gushika hano asanga rwose umwana we bamutwaye, ndetse yibuka amagambo mwarimu yamubwiye avuga ati rwose umusore yaje hano avuga ati umwana n'uwanjye, ati ndetse ngomba kumutwara mu rugo nkajya kumwitaho. Ndetse anavuga ati niba Ethan yatwaye Lucas, ati ubanza kubona umwana wanjye bitazongera kunyuruhira, ati ariko ndaza gukora igishoboka cyose, ntago natuma bantwara umwana wanjye. Urabizi uyu nguyu bitewe n'ubuzima abayemo, we ku giti cye ntago atekereza yuko muri muryango bamwemera nk'umukazana, ahubwo icyo ahita atekereza abonye kuri abatwaye umwana we, ahita amenya yuko umwana we bagiye kumutwara ntazigere yongera kumubona mu buzima bwe, agasigara rwose ameze nk'umuntu utarigeze urwara. Barakurika muri ako kanya Bianca yamusanze aho ngaho hafi y'ibitaro, ndetse arimo kumucyurira cyane avuga ati yewe umuntu wishwe na depression we, ati se noneho ni ibiki urimo gutekereza ko mbona wagira ngo wenda kwikubita hasi. Anna aranje avuga ati Bianca, ati rwose hari situation mba ndimo aho mba nagukeneye pe, ati ndakwinginze rwose wigerageza kuba wankomereza ubuzima. Arimo kumucyurira ati noneho se kandi ni ibiki byabaye, ati rwose ko mbona isura yawe wayikunje, ati se Ethan yaba yakujugunye nk'uko nanjye yanjugunye, ati cyangwa se waba wagerageje kumwihomaho akakwanga. Uyu we rwose nta kindi abararikiye cyangwa se abararamiye n'uriya musore, nta nubwo ibindi byose abitekereza cyane yuko n'uriya mwana atari we wamubyaye. Barakurika rwose Anna hano yahise atangira kwibuka mbere. Buke Anna twabonye yuko yarasanzwe aziranye nande, yarasanzwe aziranye n'uyu nguyu ngo ni Bianca.
yahise atangira kwibuka yuko Bianca yigeze kumuha angahe, yigeze kumuha miliyoni 3. Amubwira ati rwose wa mukobwa yafata izi miliyoni 3 uve muri uyu mujyi ugende, ndetse urakuraho miliyoni 1 yo kuvuza umwana wawe, izindi miliyoni 2 ziriho zizagutunga ubuzima bwawe bwose. Ati ngewe icyo nshaka nuko uva muri uyu mujyi ukagenda kugira ngo utazanyibira umusore cyangwa se utazatwara Ethan. Ibyo ngibyo ni Anna uri kubyibuka. Ahangaha atangiye kwicuza avuga ati yo menya nkafata ari amafaranga ntago umwana wanjye baba bamutwaye. Bianca arangije amubaza ati ariko se urimo gutekereza ibiki ko mbona utari hano? Ati rwose iyo usa utaragerageje guhangana nanjye ntago ibingibi byose byakabaye biri kukubaho. Ati ubundi narakubwiye, ati iyo wemera nkagufasha cyangwa se iyo wemera ubufasha naguhaga ntago ibingibi byose byakabaye biri kukubaho. Ati none dore saha izi ngizi urahangaha usa rwose nk'umuntu watereranywe. Ati ariko reka nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya, ati Ethan ni uwanjye, ati ndetse n'izina ryo kwitwa Mistress Hova cyangwa se umukazana wo muri ya muryango, ati rigomba kuba iryanjye, ntago we ugomba gukomeza kuritekereza cyangwa se we n'umwana wawe ngo mwinjire muri ya muryango. Ati ikindi kandi ugomba kuva muri uyu mujyi uko byagenda kose. Ati turimo kubyumvikanaho. Umukobwa arangije aratekereza ati Bianca nindamuka mwemereye ibi ngibi ashobora kuba yangarurira umwana wanjye aba nava ahangaha nkigendera. Wumve ibintu atangiye kuba yatekereza, ubamuzanire umwana we ave muri uyu muryango n'ubundi bamuhe ya mafaranga yigendere. Ati ndetse iyo nza kuba nabyemera yenda mbere hose ntago nakabaye nabuze umuhungu wanjye. Uyu nguyu ariko Bianca nanone ntago aramenya neza yuko umwana w'uyu nguyu Anna bamutwaye. Barakwereka Anna yaravuze ati none se Bianca, ati hari ikibazo rwose nemeye ya mafaranga wari wamaye na mbere, ati rwose nkava muri uyu mujyi nge n'umuhungu wanjye tukagenda nituzongere kuba twagaruka. Wumve Bianca urahanga yahise yikanga yibaza ati se uyu nguyu kandi kubera iki yemeye ibi ngibi? Avuga ati ati se kandi uri seriye kuri ibyo ngibyo urimo kuvuga? Uwo ni Bianca avuga ati uri serious kuri ibyo bintu urimo kuvuga? Urashaka kwemera ya mafaranga naguhaga mukava ahangaha mukagenda? Ati cyane rwose ndashaka kuyemera. Ati umuhungu wanjye Ethan yamutwaye cyangwa se Mr. Hova. Ati rero rwose nugenda ukamfasha ukamungarurira, ati ndetse ukamana ya mafaranga, ati ndibuze kuva ahangaha ngende sinzongere kugaragara muri uyu mujyi. Ana hano aratekereje avuga ati kugira ngo bantwarire umwana wanjye n'ubundi ngiye ntabwo nkeneye kuba umukazana wo muri muryango cyangwa se ngo ngujyemo, cyane yuko we atekereza yuko bitanashoboka. Avuga ati rwose ngiye uramutse mfashe ukangarura umwana wanjye ukamana ari amafaranga nava muri uyu mujyi nkagenda nubwo nazi impamvu rwose urimo kunyirukanamo. Uyu nguyu yatangiye gutekereza ati rwose ubwo Anna yemeye yuko mufasha ndetse ubwo yemeye yuko ava muri uyu mujyi, ati rwose ubanza bamutwariye umwana, ariko nanone we bakaba bamwanze yuko yinjira muri muryango. Ariko nanone ntago Anna yigeze aganira n'abantu bahari. Arangije aravuga ati okay, ati rwose ngiye nawe tugiranye deal, ati ariko nugerageza kuba wakina nanjye, ati uraza kubona ubugome bwanjye aho bubera bubi. Ariko nanone nubwo ibi byose bibaye bemerekanije yuko uyu agiye kumuzanira abana, Anna nawe akava muri uyu mujyi akabura. Umusore nanone yagiye gukoresha ibipimo, sinzi ngo yakuye hehe imisatsi cyangwa se amaraso y'uyu Anna. Yagiye gukoresha ibipimo kuri Anna, Nancy ndetse na karakana ngo ni Lucas. Reka duhuriye muri finali ndetse ari nacyo gice cya 4. Bye bye, yari umuhungu wanyu Vazi, ndabakunda cyane.